afite ibibazo kandi ni mwebwe bo kumufasha mukamutabara. none se ejo twari turi kumwe ariko nawe nta kibazo afite kandi twatandukanye ababaye ariko nabwo bitari cyane. Yewe ubu rero noneho byakomeye, niwe wo kumutabara kuko we ubwe ntacyo yakwimarira. Nkora iwabo niho mba ariko birakomeye rwose, n'akagafoto aragafite. ngaho noneho genda ejo nzareba ukuntu bagera hanyuma tuzavugana. Gusa ugerageze nturabe utaje kumureba. nta kibazo rwose nabikora. Urakoze kandi ngaho mwirirwe. Nitwa Rosine. Hano akaba ari kwa papa. Hano haba Rosine bangahe? No, shani njye nyine Rosine wundi ni tuvukana. Uvuga? Nisa umukobwa wundi. Turavukana. Na wundi Rosine haba ari njye nyine. Okay. Karibu mu rugo. Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara, kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Super Stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection, impumuro mbi, kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo. Dore ko ibyo byo byakemutse kera kubatumenye kwikubitiro. Umwihariko wa Super Stamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye. Hehe no kugenda uhungiye twa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara Sigenda hikuburira. Pita. Iki wa mugome we. Ubundi gihe watesheje Boni. Wita Rosine utari Rosine. Mu buzima bwawe bwose ntuzongere no kumvugisha. Byose nabimenye Peter. Ko wabimenye ko ntari Rosine. None se wagira ngo nkuri iki? Nge nari kubigenza. Ndagusabye. Babara ntugire ikintu ubwira Boni. Ko Boni ndamukunda, ni nabwo buzima bwanjye, numva ntabaho nafite Boni. Ndakwinginze mbabarira. Okay. Uretse Rosine? Ya. Ngiye kugusaba ikintu kimwe. Nugishobora uzagumana Boni. Ndashaka kumpangira Rosine. Ntagumana nawe kugumana Boni. Peter, biroroshye. Niba unsezeranyije yuko ntacyo uri bubwire Boni, nanjye ndagusezeranya ko ngomba kuguha Rosine. Okay. Shaka igisubizo iki kitari gitoya.
Rozi igira hino nkubwire. Utwo dukoresha ubu dusize hariya hanyuma ugaruka. Umeze neza? Ya bazimaze iminsi rero nshaka ko tuganira. Gusa urabizi ko umwanya wanjye ari mukeya. Mva hano mu gitondo kare kenshi ngasigo nakiryamye ako natereka dukoresha kano kanya. Rozi uzinduru nasanze hano mu rugo mu minsi ishize. None ndashaka umbwiza ukuri. Ibyo nasanze bavuga ni ukuri kuko wakuyemo inda? Mwana wanjye se kugiye kuri mbwira ni ibiki? Oya papa nta kintu nakubwira ko ndamutse mbikubwiye byamera nabi muri uru rugo. Oya humura mwana wanjye, njye ndi papa wawe. Ikindi kandi nta kibazo na kimwe cyavuka hano mu rugo. Bohoka rwose umbwiza ukuri. Papa nyiziza ko nimbikubwira nta kintu uri gukora. Mwana wanjye nkuko nabikubwiye humura rwose nta kibi. Papa nanda nigize nkuraho gusa natunguwe no kubona uriya mugambi banyuri. Tubonewe ko ni gute abantu bakifata bagahimba ikinyoma bakagitera aho ngaho. Ubwo bambwire ko bashaka kugera ku ki? Papa buriya nabuze icyo mvuga kubera umubabaro nari mfite, agahinda kanyishe kuko kumubambishiraga. Papa ariko nawe sibo, wasanga hari uwababeshye. Twajya hakoze ikosa rikomeye, kabone niyo haba hari umuntu bamuvanye inkuru nk'iyo ngiyo, ariko nta gihamya gifatika bafite cy'uko bakugira nabi bene kariya kageni. Gusa mwana wanjye komeza kwirinda. Uri kunyumva? Ndimo nakoresha uko nshoboye rero ko nagusubiza mu ishuri. Uri kumva? Ngasubira mu turimo twawe. Peter, hari icyo uzi kuri Rozi? Kuki muri icyo kintu ntacyo nzi. Nuko ejo wagiye kureba umukobwa we wawe na Rozi. Gusa nta nicyo mbiziho. Gusa Boni uriya ni Rozi. Ugomba kwikora itegeko kumushidikanyaho ukamukunda. Peter, wanyemereye ubufasha. Aho rero mfasha reba ko ntabona Rozi. Boni humura azagufasha. Urakoze cyane. Mama, unazi wa muhungu wazanye na Boni hano bita Peter? Uzi ko yamenye ko nari Rozine? Ibyo ni biki mwana we? Ngo yamenye ko utari Rozine? Ko niko kuri mama, kandi nta cyizere mfite cy'uko atazabibwira Boni. Mwana, tugomba kugira icyo dukora.
biramutse bitinze twazahura tugakorwa n'isoni. ambwira ko ngomba kumuhuza na Rosine bagakundana nanjye asezeranya ko atazigera abibwira Boni. Ibyo nibyo bibi kumuhuza na Rosine. Wabwirwa n'iki ko batari amabanga yabo bagiye gukora kugira ngo batuvumbure? Kandi baramutse batuvumbuye urana twe tutakorwa n'isoni. Ikindi kandi we wakoze ikosa ryo kugira ngo umwibwire akumenye. Usikintu dukora ndica Peter. Mukamena amaraso. Mwana wawe reka nkubwire, aho kugira ngo ubure Boni iyi si yasigara nta kintu kiriho. Mana yanjye reka nasigara mbana n'uru rugamba kuko ndabizi mama icyo yishyizemo ashyirwa ari uko agikoze. we nyine niyipfira nta kundi nabigenza. Umva Beri, icyo nguhamagariye ndakumva mama. ngiye kuguhereza ikiraka. Ikihe kiraka? Kiraka? Ndashaka kumwica agapfa. Niye mpamvu ushaka kwapfa? Uriya musore yamaze kumenya yuko Linda atari wende Rosine, kandi ni inshuti ye magara. Aramutse abimubwiye cyangwa akabimenya n'umugabo wanjye yanyica. Urampa miliyoni 2. Ndaguhereza miliyoni. Umva mabuja, kakazi ntabwo gasanzwe. Ntabwo ari nk'aka kandi wari usanzweho. Kandi ndagakora turi 2 cyangwa 3. Ntabwo nagakora ndumwe. Fata miliyoni 1. Fata miliyoni 1 cash. Yamereza. Reka nanjye kuyazana, sigara utekereza ko Iki fra? Zibigiye kuba. Habaye iki? Wamungu witwa Peter. Wowe, Peter wahe? Wa undi wabwiye ko witwa Rosine. Habaye iki? Amaze kumugambanira. Bamaze kumutangaho miliyoni y'amafaranga ngo apfe. Bikozwe nani? Bikozwe na nyoko. Mwana we. Nimba ari cyo ugomba gukora. Gikore nge ndigendeye ataza kansanga hano. Fra! Salamu. Twakoze akantu gatoya.
umva nkunda binzi Ugize iki gikobwa? umva mugore neza ntabwo nabyiteguye umva dore amafaranga Okay, urayaduha cyangwa? ndabarengezaho miliyoni kuko ndabizi babahaye ebyiri dore ngahe nuko ndabigize mu mureke Allô? Allô? Hey. Ntumbwire. Sawa sawa nta kibazo turongera tuvugane. Bye. Mama, witabye telefone nkabona urishimye n'ibi. Mwana reka nkubwire ubu nta kibazo na kimwe tugifite wa muhungu. N'undi uwo ari we wese uzamenya ibyawe utari wabana na Bone na WhatsApp. Urumva tudahise tugira amahoro mpaka ubane na Bone mwana wanjye. Mama, njye ntabwo ngushyigikiye. Ugize naho wica umuntu. Mwana wanjye ibi mbikoze kubera wowe. Ndi kugutegurira ejo hawe heza. Kugira ngo ugire ubuzima bwiza. None ntabwo bigushimishije. Njye nakubwiye ngo ntabwo ibi ngibi nabishyigikira mama. Ntabwo reka musige nigende. Uriya mwana wanjye kuki bitamushimishije? Ariko bizamushimisha nuko amaze kubana na Bone. Ikabapa. Sengeri yawe wayikinanye muri Pantere Ntwari. Cyangwa muri Kerere. Isangiye imanye imyaka 6. Mungu wanisigaje. Kujya amashara yanjye. Wewe ngone yangu yongereza. Wewe ngone yangu baba yangu. Wewe Mungu wangu. Aja. Hello? Mwiriwe? Turaho rwose. Yewe? Reka tuzamenyesha muri iyi minsi, reka tubanze tuganire n'umuryango
nitumara kubivugana neza tuzabamenyesha rwose. Oya humura muri iyi minsi tuzabaha igisubizo. Bye. Ni ndwamagaye. Uyu nguyu ni wa mukase wa Rosine barashaka twihutisha ubukwe. Ese turabigenza dute mu kabyaramo? Ko muzi ko amafaranga twayishyuye akaba nta faranga na rimwe riri hano, ubu turabigenza dute? Gusa bagomba kwishingira naho tukaza bakorera ubukwe nyuma. Reka muzi, ariko urumva ibyo bintu uvuze. Papa ntugire ikibazo, amafaranga yo ntiyabura. Uzagenda ashaka ko ibintu bigenda buhoro buhoro. Ariko kuki ushaka ko ibintu bigenda buhoro buhoro? None se papa muremeza neza kuri yari Rosine? Nimumbwire niba ari we mbikore vuba. Wahise. Ariko nta mpamvu. Ariko urabizi, waduha amafaranga y'uriya mugore maze tukayamusubiza hanyuma tukitonda. Oya nta n'impamvu yo kumubangamira. Icyo nzi cyuriya ni Rosine, kandi nubwo ataba Rosine ntabwo Rosine ariwe witonda wenyine. None se buriya wabwirwa n'iki ko atashatse umugabo cyangwa ko atakigukunda? Niyo mpamvu rero ngomba guhaguruka nkashakisha ukuri kose, nkamenya neza niba uriya ari we Rosine wa kera. Ntabwo ari we. Kuko ngomba gushakisha mu wese nkayamenya, ariko byanga bikunda nzamumenya tu. Ntabwo ari we. Ntabwo ari we. Mama Linda. Abana noneho ibyo yakoze na twacafata uyu munsi. Nakoze capati. Kanumva washyira ngo kanumva zidashyushye. Zirashyushye nasikoze mu gitondo. Nibyo. Zishyushye ako kanya ntabwo ari nziza. Papa ni Karame. Umukobwa wagiye gukora ubukwe. Yabonye fiance. None se inkuru nk'iyo murayerana nimumbwire. Ntabwo twe kubwira bitari byajya mu bikorwa. Kandi ntabwo nari mbizi. Umusore se bundi we nuwahe benda kuzabana? Uwo musore ni wandi wigeze kugusanga hano muri Jaride nko kwa Hakizimfura Simoni na Verena. None se niba nibuka neza uwo musore wigeze kunsanga ahangaha nimwambwiraga yuko ari inshuti na Rosine. Byahindutse bite? Uzi burya se kubera gukunda abana banjye rero Linda mwita Rosine, Rosine nawe nkamwita Linda. Bose ni ba Rosine, bose ni ba Linda. Si abana banjye bose se. Mabari. Okay. Ntacyo. Gusa Mama Linda. Ibintu mubyitondemo. Kandi banze mukoresha uko mushoboye. Mumenye iyo miryango, mumenye imico y'uwo musore. Hato umwana wanjye atazahura n'uruva gusenya. Kandi ugashaka gukora ubukwe byihuse ngo Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara, kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Superstamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection, impumuro mbi, kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo. Dore ko ibyo byo byakemutse kera kubatumenye ku ikubitiro. Umwihariko wa Superstamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko, naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara